uyu munsi ndakubwira akamaro gakomeye utaruzi ku buzima bwawe no ku ruhu ko kurya imboga za dodo, imbwija n'utubuto twazo. Nitwa Freddy. Iki ni Kibabi TV. Nubwo dukoresha ijambo imbwija ariko tugiye kuvuga ku mboga zose ziri mu itsinda ry'ibimera byitwa amarat species mu cyongereza, zikaba imboga zirimo amoko agera kuri 80. Muri yo harimo izo duhinga, iza kimeza ndetse no mu kinyarwanda amazina aratandukanye nk'uko tubizi. Izo tuzi nka dodo nazo ziri mu bwoko bumwe n'izindi. Izo mboga twavuga imbwija nyirizina, dodo, imbogeri, imiriri. Izi mboga kuri ubu ku mafunguro menshi uzisangaho zaba zitetse ukwazo cyangwa zitekanywe n'ibindi byo kurya. Izo mboga ni isoko nziza ya proteine, imyunyungugu inyuranye na calcium, potassium na za vitamine nka vitamine A, C na K. Ibi rero bituma zigirira akamaro kanyuranye ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'imibiri yacu. Imbwija ni isoko ya proteine. Icyo ni cyo kintu cya mbere wamenya kuri ubu bwoko bw'imboga, kuko n'umwihariko wazo. Proteine ni ingenzi mu mikurire yacu, mu ikorwa ry'uturemangingo dushya no mu gusana utwangiritse. Si ibyo gusa, kuko proteine zinafasha mu mikorere y'umubiri no mu gukora kw'inzungano zinyuranye, gusohora uburozi mu mubiri. Kimwe na soya, izi mboga zifite muri zo ubushobozi bwo gusohora uburozi mu mubiri, bityo bikawurinda mu kurwara kanseri zinyuranye. Si ibyo gusa, kuko binagabanya uric acid, bityo bikarinda kurwara indwara zinyuranye zo kubyimba no kuribwa mu ngingo. Izi mboga zidufasha mu gukura kw'amagufa. Mu mbwija harimo imyunyungugu inyuranye, by'umwihariko harimo calcium. Kubona izindi mboga zikize kuri calcium nk'imbwija biragoye. Calcium ifasha mu gutuma amagufwa akomera, amenyo agakomera, bityo bikakurinda kugaragaza ubusaza burangwa no gukura cyangwa gukuka kw'amenyo no kumungwa kw'amagufwa. Isosi yo mu mbwija uretse kuryoha inarimo n'intungamubiri. Imbwija zifasha igogora. Imbwija zikize kuri fibre zizwiho gufasha igifu mu mikorere yacyo, bityo kikabasha gukamura intungamubiri mu byo twariye. Ikindi cyiza ni uko imbwija nta gasukari na gake kabamo, bituma ntawe utemerewe kuzirya. Imbwija zifasha umutima n'imiyoboro y'amaraso. Ziriya fibres tumaze kuvuga zifasha mu kuringaniza igipimo cya cholesterol mu mubiri hasohorwa imbi. Mu mbwija dusangamo kandi vitamine K ifasha mu mikorere myiza y'umutima, dore ko ifasha amaraso kuvura iyo ukomeretse. Potassium irimo nayo ifasha mu kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Imbwija zidufasha mu kubyimbura imiyoboro y'amaraso. Ku bantu bamwe cyane cyane abageze mu zabukuru, imitsi yabo cyane cyane iyo ku maguru no ku maboko ihora yareze ndetse inaryana. Mu mbwija rero dusangamo ikinyabutabire cyitwa lutein, kikaba kizwiho guhangana n'icyo kibazo ndetse no kuba harimo vitamine C bifasha muri ubu burwayi, kuko iyi vitamine ituma hakorwa collagen ikomeza imitsi y'amaraso. Imbwija zidufasha mu kureba neza. Birazwi ko imboga rwatsi hafi ya zose ari isoko nziza ya vitamine A. Iyi vitamine rero tunayisanga mu mbwija aho iboneka ku gipimo gihagije. Iyi vitamine irinda indwara yo guhuma ikunze gufata abashaje kimwe n'abandi, igatuma kureba neza nijoro biba ingorabahizi. Kurya imbwija rero bikosora icyo kibazo bikanarinda abo bitarabaho. Kurinda umwana uri mu nda. Imbwija zirimo kandi vitamine B9 izwi ku izina rya folic acid cyangwa folate. Iyi vitamine ni ingenzi ku mugore utwite, kuko irinda umwana uri mu nda kuzavukana ubusembwa cyangwa ubumuga. Imbwija zidufasha mu kurwanya umubyibuho ukabije. Kuba izi mboga zirimo proteine nyinshi bituma kuzirya mbere y'andi mafunguro bitera igihagisha, ni ukukaza kurya bike, bityo ibiro ntibyiyongere ahubwo bikaba byagabanyuka. Imbwija zidufasha mu kugira imisatsi mizima. Niba ushaka kugira imisatsi ikomeye kandi isa neza, imbwija ntizikabure ku meza yawe. Zirimo amino acid itaboneka henshi yitwa lysine, kandi umubiri ntubasha kuyikorera, tuyikura mu byo turya. Iyi lysine ituma umubiri winjiza calcium nyinshi, bigatuma imizi y'imisatsi ikomera,
birinda kandi uruhara rukunze kuzanwa n'abagabo. Icyitonderwa, kimwe n'izindi mboga rwatsi zose imbwija zifite muri zo oxalate, bityo ku bantu bafite ikibazo cy'utubuye mu mpyiko babirya mu rugero ruto kuko kuzirya cyane byabongerera utwo tubuye. Muri rusange izi mboga ntizitera umubiri ubwivumbure gusa, niba bikubayeho wagana ivuriro rikuri hafi. Ubwivumbure butewe nazo buza nyuma y'iminota mike umaze kuzirya. Zihabwa umwana mu byo kurya iyo arengeje amezi 8. Mbere yayo ahabwa epinari. Mu kuzirya ushobora kuzitogosa cyangwa ukazinyuza ku muriro gake harimo amavuta umeze nk'uzikaranga, ariko ukirinda ko zihishwa n'amavuta kuko waba wangije zimwe mu ntungamubiri zibamo. Utubuto twazo natwo tubamo intungamubiri nk'iziri mu bibabi. Kuduteka rwose nta kibazo, ndetse uramutse unabonye twinshi ugasyamo agafu wayivanga n'andi mafu ugakora igikoma cyangwa isupu bitewe n'icyo ushaka. Aka ni akamaro k'imbwija. Aya ni amateka y'ibimera ndetse n'akamaro kabyo ku Kibabi TV. Naho ubutaha tuwagezaho ikindi kimera. Nitwa Freddy, ndabakunda.